tipe mani ukuntu nimugoroba yatugendanye mani. Mani yadutwaye borika. Ako mani. Reka mbabwire iriya boro mani ntabwo tuzayigaruza. Ariko kimwe cyo mwabasenze. Mwe mbona murangikira umuti. Mwe murangikira umuti. Ngiye kubereka umuti tugiye gukora kandi uzatubeshaho mwabakaritazi. Ako mani muze mbaho imbura imbere icyo dukora. Ako ceceka gasikere. Ukuntu bimeze mani. Twe tugiye kuzajya twambura abantu. Murabona aha hantu tuba. Aha hepfo hari inzira. Urumva tugiye kuzajya duhagarara twambura abantu. Ako kana urumva mani umuntu yaza afite igifone mani ukabura kimuteye ukicomokera urumva ukuntu bimeze. Twagiye rero nayo ngiye kurangiza umuntu mani boro nayimucika uzana ibintu by'imoye mani ngiye kumujomba icyuma mani biriya bintu ngiye n'ubingarura mani ngiye nkubwire mani niba udashoboye akazi uve muri tutahe mani cyagenda ahubwo mani cyagenda mani kandi nawe biriya bintu bya Karezi nawe ngiye nkwiyame mani ibintu byawe byo gufata ukigira Karezi mani twe turi mu bintu bikaze mani niba ari umuntu mwitsimbe urumva kuki wemera ko bakubona ariko ushobora no kugifata ukakigubanuza wowe ndakwizera mani wowe uri umujama wowe ndakwizera ariko abatipe mani bagira ariko nanjye nzabishobora tutarabishobora rega buranje mo mwimi wowe icyo turafata cyose turajya tukimwaka sibyo umuntu wese ukuntu bimeze mwe murajya munzanira hano urumva mwe mugiye kuzajya mukora rock urumva umuntu namwitsimba niba ari telefone afite ku gutwi ukabimwaka ameze nk'umurabyo namenye ibibaye ubwo buranje nzajya ngurisha okay ubwo muzajya mubanzanira hano turabikora okay urumva mani wowe ugiye guhagarara hano hita ugenda uhagarara vava mbone wagezemo imbere nawe sha jya hahandi ku mbaraga hariya muri biriya bikora nubone vava ariko mbone nawe sha wowe genda uhagarara hepfo hariya ubwo uyu nguyu yamunyuzeho wowe wahita umufata uri kubyumva ubwo ngiye kujya hano ruguru murajya mumuhereza boro murabyumva okay ubwo umugambi ni umugambi rero sawa hari akantu naringiyemo ngiye kwitegura ngo mbone kujya mu kazi nyine ndi buhite nza ntago ninda ndi buhite wowe unshaka iki hagarara nahagaze mehereze telefone cyangwa mpite nkwica ufate mu muhogo buretse hari abantu ndakubwiye ngo nshaka kuvugana nabo mehereza kugira vuba cyangwa mpite nkwica sawa haragira ikintu tumenye urumva wowe urasiga n'ubuzi simuyijyanye buretse mani murabizi ko ari nge chef mani ubwo mission yindi kumite urabona bike saa 12 tujye gushaka uno muzigo umwe turarya duhita ducika urabona ifone ni wahita yugurisha nona ariko tujye gushaka ikintu cyo guhita dufata turasa mu kanya tugata tubona icyo kurya vuba ako kantu ni mukire musubire kuro akazi ko kaba kagizera banagakerewemo rwose nubwo babitorocha ariko akiyinzira ko nzi kibamo ibisambura ikibamfasha nakizanye kamanze ndebe sina nakibagiwe ndebe rwose kamaye kibamfasha cyanjye kirimo sha kirimo rwose kirimo rwose okay kibamfasha cyanjye kirimo sha nabihaye ngo bazadutega se badutega sha utega umupara komando etse nzabanza mbahereze Jesus is Lord umva rero boss umuntu mbonye yambaye ingofero ya gisirikare ubu byaba byo kwigira Karezi umwifate ako semana nakubwiye ateye ukwabonye umwifate Buretse mbahe zana boss n'igikapu ndakibaha buretse kazajya ndakambara sha n'ingofero nayo bimwaka nanjye nzagenda kambara muraga niba byose mbibahe zana duhereze buretse mu gikapu witonze ariko witonze
Bawitonze. Bawitonze. Bage yajyana mani. Bose byose. Mureka duhe ibirenze mani. Mureka duhe ibirenze. Mushakire rwose ariko mumbabarire rwose ubuzima bwanjye rwose nimo bukorewe. Kirakuramo. Adukereza. Bahe. Mumeze. Mutwabarira boss, mugere no kumugere. Abandi sha, muzamenye ko twebwe nagora.